Murakoze mwese abadukurikiye tubaramukije mu izina rya Yesu. Je tugiye kubana muri iki cigisho nitwa Byiza. Ngaho aho muri mwicishe bugufi dusenge maze twige ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, turagushimye cyane kubera uburinzi bwawe bukomeye bwabanye n'ubugingo bwacu, kandi waduteguriye n'aya materaniro uduhaye kuyabonekamo. Abamaze kugera ku murongo hirya no hino biragaragara ko bahari kandi ko bafite inyota yo kwiga. Nuko dufashe ari twebwe abagiye kwigisha, uduhe umwuka wawe wera, kandi ijambo ryawe rivomerere, imbuto yaryo igere mu mitima, kandi imitima yitegure ubutaka bwiza bwiteguye kuryakira, ritugirire akamaro. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Nk'uko umuyobozi wa gahunda babwiye, aya ni amateraniro yaringanijwe afite umugambi, tukaba turarika buri wese kuyakurikirana, kandi mukomeza no kurarika n'abandi, ndetse iki cyumweru cyose turakirangiza turi muri iyi gahunda. Tugiye kwiga icigisho kitubwira ngo kugaruka kwa Yesu kuri hafi. Nicyo cigisho tugiye kuganira, kugaruka kwa Yesu kuri hafi. Muri iki cigisho turarebamo ingingo zitandukanye tukurikirana muri iki cigisho. Ingingo ya mbere ni uko kugaruka kwa Yesu ni ihame, azagaruka. Ntabwo ari ugupfa kuvuga, ntabwo ari imvugo z'abantu bazabivuze, ahubwo ni Imana yabivuze, kandi Imana ntibeshya. Yesu azagaruka. Turaza kubireba mu byanditswe byera, maze turebe icyo Bibiliya ibitubwiraho. Ingingo ya kabiri turarebera hamwe nuko n'ubwa mbere yaraje, ubwo tumutegereje kugaruka ubwa kabiri, ariko n'ubwa mbere yaraje. Hari abamutegereje, abandi baramurambirwa ntibabyitaho, ariko araza, ntabwo byamubujije kuza. Icya gatatu ni ibimenyetso bihamya ko yenda kugaruka. Ibimenyetso bihamya ko yenda kugaruka. Icya kane ni ibibuza abantu kumwitegura. Izo nizo ngingo tugiye kuganira mu mwanya ungana n'igihe dufite nk'uko bamaze kukibabwira. Kugaruka kwe ni ihame, yarabyivugiye ubwe. Yohana 14:3 yaravuze ngo, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanje, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Yaragiye kuja mu ijuru, ari gusezera ku bigishwa be, arababwira ati ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira nzagaruka mbajyane iwanje, aho ndi namwe muzabeyo. Igihe cyarageze arazamurwa. Muri Yohana igice cya mbere, mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo n'uwa 9, kambere ku murongo wa 6 nihute. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki nico gihe wenda kugarurira mwo ubwami mu Bisirayeli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagenye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabagabo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo, azamurwa bakimureba, igicu kiramubakingiriza, bakiraramye batumbiriye mu ijuru. Akigenda, abagabo babiri barababonekera, bahagaze iruhande rwabo, bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo kuko mumubonye aja mu ijuru. Iki ni igihe yarazamutse agiye mu ijuru, ngo abigishwa babaga batari biyumvisha. Yajaga bigisha ibyerekeranye n'ukuntu azaja mu ijuru, na mbere y'uko apfa n'uko azapfa akazuka. Ibyo byigisho byatindaga kwinjira mu bwenge bwabo. Bari barakomeje kwizera ko azaba umwami w'iyi si. Nuko ngo na kiriya gihe nyuma yo kuzuka niko bari bagifite icyo cyizere, batangira kumubaza bati, se ubwami bw'Isirayeli wabugaruye, ugiye kubwimika? Arababwira ati, ibyo kwimika ubwami by'ibihe n'imyaka si ibyanyu, ahubwo bigenwa n'Imana. Nuko arangije ababwira uko azaja mu ijuru. Igihe kigeze babona arazamutse, arahenengeye, arazamutse, avana ibirenge ku butaka,
ngo igihe bakiraramye ngo amaso yabo arararama bakomeza gutumbira mu kirere, ngo abamarayika bari bamutegereje ku marembo y'ijuru habonekamwo babiri ngo baramanuka, nibo baje burya ngo babonekera basanga babigishwa bararamye, barabwira bati yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo, uko agiyemo mubonye niko azagaruka. Ngo ako kanya abigishwa bahise bagira ibyiringiro bitandukanye n'ibyo bari bafite. Ndaza kubisoma. Nuko babahamirije ko azagaruka. Ijambo ry'Imana ntiribesha. Pawulo waje nawe gukorana n'intumwa, nawe yaje kubwiriza iyo nyigisho yerekana ko Yesu azagaruka. Mu gitabo cy'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 16 kambere 15, iki nico tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hata basinziriye. Kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujananwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Ibi nibyo byiringiro abatubanjirije bari bafite, abagaragu b'Imana bari bafite icyizere rwose ko Yesu azagaruka. Pawulo nibyo byiringiro yari afite, n'abandi benshi batubanjirije, na mbere yuko no guhera mu gihe cya Adamu ibyiringiro by'abakiranutsi byari byo kugaruka kwa Yesu. Mu gitabo cy'Intambara Ikomeye mu cyigisho cya 17 ndagerageza kuhasoma amagambo make ku isubibanza, ni page 218. Umugabane umwe w'ukuri kw'ingenzi kandi kunejeje bihebuje kwahishuwe na Bibiliya, ni ukuvuga ibyo kugaruka kwa Kristo aje gusoza umurimo ukomeye wo gucungura umuntu. Ubwoko bw'Imana bwabaye mu rugendo bukamara igihe butuye mu gihugu cyo mu gicucu c'urupfu, bufite ibyiringiro bishyitse kandi bitera ibyishimo bakura muri iri sezerano ryo kugaruka kwa Kristo we kuzuka n'ubugingo, ubwo azabaje kugarura imuhira abe bagizwe ibicibwa. Inyigisho yo kugaruka kwa Yesu ni ipfundo ry'ibyanditswe byera. Bavandimwe mudukurikiye mu byumve, inyigisho yo kugaruka kwa Yesu ni ipfundo ry'ibyanditswe byera. Kuva umunsi Adamu na Eva bavaga muri Edeni babogoza amarira, abana b'Imana bakomeje gutegereza ukuza kuwasezeranywe aje gutsemba imbaraga y'umurimbuzi, maze akabagarura muri paradizo batakaje. Uhera mu gihe cya Adamu yirukanywe muri Edeni, ibyiringiro yagize ni uko Yesu azagaruka akongera agasubizwa muri Edeni yanyazwe. N'abandi bakiranutsi bakurikiyeho nka Yobu, nawe yavuze ibyo kugaruka kwa Yesu, avuga n'ibyiringiro yari abifitemo. Katurebe mu gitabo cya Yobu uwo murongo uko tuwubona. Yobu yavuze ijambo 19:25, yaravuze ngo ariko nje ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanje nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba, amaso yanje azayitegereza saa yundi, nuko umutima wanje umarwa n'urukumbuzi. Ibi nawe nibyo byiringiro yari afite. Yarazi ko nyuma yo gupfa kwe nanapfa azanazuka, uruhu rwe rwaraboze, akongera akareba Imana afite umubiri. Ibi nibyo ngo inyigisho yo kugaruka kwa Yesu niryo pfundo ry'inyigisho zo muri Bibiliya. Mu gitabo cy'Intambara Ikomeye 220 haranditse ngo kugaruka kwa Yesu kwakomeje kubera abayoboke be ibyiringiro bihoraho mu bihe byose. Isezerano umukiza yatanze ubwo yasezeraga ari ku musozi wa Elayono kwazagaruka, ryateye abigishwa kubona neza hazaza habo, ryuzuje imitima yabo ibyishimo n'ibyiringiro bidashobora gucogozwa n'umubabaro cyangwa ngo ibigaragazo bibakuremo. Igihe babaga bari mu mibabaro n'akarengane, isezerano ryo kugaruka kw'Imana ikomeye n'umukiza Yesu Kristo niryo ryababeraga ibyiringiro by'umugisha. Igihe abakristo b'i Tesalonike bari bashenguwe n'agahinda ubwo bahambaga inshuti zabo bakundaga, kandi zariringiraga ko zizaba ziriho zikabona umukiza agarutse, Pawulo wari umwigishwa wabo yerekeje intekerezo zabo ku muzuko uzabaho ubwo umukiza azaba agarutse.
icyo gihe nibwo abapfiriye muri Kristo bazazuka maze bazamukane n'abazaba bakiri bazima baje gusanganira umukiza mu kirere. Yarababwiye ati nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose, nuko mumarane imibabaro kubwirana ayo magambo. Ngo abantu bose bakoreye Imana, ibyiringiro bari bafite byabakomezaga, bakemera no kurengana, bakemera no gupfa bari kuzira ibya Yesu, nuko babaga bafite ibyiringiro ko imbere yabo Yesu azagaruka bakazuka bakava mu gituro. N'abakristo b'i Tesalonike ngo nibyo byiringiro bari Pawulo yabigishije, ngo igihe babaga bababajwe no kubona batandukanye n'inshuti zabo bakazihamba, kandi bari bazi ko Yesu azasanga bakiriho bitewe no kubumvaga Yesu azagaruka vuba. Pawulo yabarahumurije arabwira ati ari abazaba bariho n'abazaba barapfuye, ntabwo abazaba bariho bazatanga abapfuye gusanganira Yesu. Ibyo byiringiro nibyo byabakomeje. Nuko inyigisho yo kugaruka kwa Yesu rero ni ihame, ni ukuri. Nubwo Satani Bibiliya itubwira ko mu minsi y'imperuka azarwanya iyo nyigisho, ayite ibintu by'ibihimbano. Mu gitabo cya Petero urwa mbere rwa kabiri igice cya 3 ndasoma umurongo wa 3. Urwa kabiri rwa Petero 3:3 yaranditse ati mubanze kumenya iki, yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwera irihe? Kuhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze, uhereye ku kuremwa kw'isi. Nuko wenda nibirebire bavuze hepfo, ariko icyo Petero atubwiye nuko mu minsi y'imperuka hazaba hari abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwera irihe? Kuhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze. Abantu iyo mvugo iravugwa cyane no mu mitima ya benshi. Ibyo kuza kwa Yesu ni ibintu bisa naho ari bihimbano, ari ibintu byahimbwe n'umuntu, byavuzwe n'umuntu. Mu gitabo cyitwa Maranatha ku rupapuro rwa 51 bavuzemwe iryo jambo berekana ko iyi nkuru uko imeze muri iki gihe. Haranditse ngo umuburo uvuga ko umwana w'umuntu ari hafi kuza ku bicu byo mu ijuru, kuri benshi umaze guhinduka nk'inkuru mpimbano imenyerewe. Umuburo uvuga ko kuza kwa Yesu kuri hafi aziye mu bicu byo mu ijuru, kuri benshi uwo muburo umaze kuba inkuru mpimbano imenyerewe. Bamaze kureka gutegereza no kuba maso, kwikunda n'umwuka w'isi nibyo bihishura ibyo bibwira mu mitima yabo ngo databuja aratinze. Abantu benshi bitewe ngo n'umwuka w'isi, bitewe nuko mu by'ukuri abantu bakunze isi cyane, ntabwo inyigisho ivuga ngo Yesu yenda kugaruka ngo babifata nk'inkuru mpimbano. Abantu babona ari ibintu byo gukabya, ari ibintu bakabisuzugura bakabikoba. Ndetse mu gitabo ibihamya umuzingo wa 2 151 naho bavuzemwo ukuntu mu minsi ya nyuma abantu bazaba bameze. Baranditse ngo Imana igambiriye yuko ubwoko bwayo buhanga amaso yabwo mu ijuru, bugategereza guhishurwa kw'icubahiro k'umwami wacu akaba n'umukiza wacu Yesu Kristo. Mu gihe ibitekerezo by'abisi byerekeye mu mishinga inyuranye, ibyacu bikwiye kuba mu ijuru. Kwizera kwacu gukwiye kurushaho kugera kure mu bwiru bw'ubwiza bw'ubutunzi bwo mu ijuru, kukavoma imirasire y'igiciro kandi iva ku Mana y'umucyo uturuka mu buturo bwo mu ijuru, kugira ngo ivere mu mitima yacu kuko yarasiraga mu maso ha Yesu. Abakobanyi baseka bategereje kandi bakaba bari maso, maze bakababaza bati isezerano ryo kuza kwera iri hehe? Mwabuze uwo mwari mutegereje. Nimuze mufatanye natwe, nimuze muzahirwa mu by'isi, nimusingire inyungu, nimufata amafaranga, maze mubone icubahiro mu isi. Uko ngo niko abantu bameze. Ngo abantu mu by'ukuri bari kubwira abantu bati byo kuvuga ngo Yesu azagaruka ni ibintu byo kubatera ubusazi, bikatuma muba bakene, bigatuma mudakora. Ahubwo nimuze mukora imishinga, mufata amafaranga, uwo mwari mutegereje ntakije. Ingorane ihari ngo nuko na benshi mu bavuga ko bamutegereje mu mitima yabo ntabwo bafite ibyizere nyirizina yuko yenda kugaruka. Ngo bigaragazwa n'ibikorwa abantu bakora, bigaragazwa nuko abantu bifashe mu mico. Ntabwo rwose abantu wabona ari abagenzi n'abimukira ku isi. Ariko reka mbabwire, Yesu azagaruka kandi azagaruka vuba. Turaza kubireba
reka twihute. Impamvu nk'uko nababwiye ingingo turi bugende tuganiraho ku ngingo ya kabiri, n'ubwa mbere yaraje. Inkuru yo kuza kwa Yesu yavuzwe kera bwa mbere yuko azavukira mu isi akaza gucungura abantu baramutegereza. Igihe cyarageze araza. Ese yaje bimeze bite? Yaje mu isi bimeze bite? Yaje bamwiteguye? Yaje bo mu isi babizi? Yaje azwi na benshi? Oya, reka dusome kuvuka kwa Yesu mu gitabo cya Luka igice cya 2 umurongo wa 1. Nuko muri iyo minsi itegeko riva kwa Kaisari Augusito ngo abo mu bihugu byose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho. Kureniyo ategeka Siriya. Bose baje kwiyandikisha, umuntu wese aja mu mudugudu w'iwabo. Yosefu nawe avigarira mu mudugudu w'i Nazareti, aje Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa Betelehemu, kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi wo mu muryango we. Aje kwiyandikishanya na Mariya we yasabye wari utwite. Bakiriyo igihe cyo kubyara kirasohora, abyara umuhungu w'imfura, amworosa umwenda w'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka, kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Ngo kuko Yesu yavutse avukira mu kiraro cy'abashumba, ngo kubera ko bari babuze umwanya mu icumbi. Mu gitabo cy'intambara ikomeye hatubwira uko amateka y'igihe cyo kuvuka kwa Yesu aza bwa mbere, uko byari bimeze n'ukuntu abantu bamuyobewe. Reka dusome intambara ikomeye 227. Igihe cyo kuza kwa Yesu bwa mbere, abatambyi n'abanditsi bo mu murwa wera bari bararagijwe ibyanditswe bivuga iby'Imana yakoze. Bagombaga kuba baramenye ibimenyetso by'ibihe, maze bakamamaza ubutumwa bwo kuza kwa Mesiya wasezerano. Abatambyi bari bararagijwe ibyanditswe, bari bafite ibimenyetso basoma muri Bibiliya, baba baramenye inkuru yo kuvuka kwa Yesu bwa mbere. Ubuhanuzi bwa Mika bwari bwaravuze neza ko aho azavukira, na Daniyeli yari yaravuze igihe azaziramo. Imana yari yarahaye abayobozi b'Abayuda ubwo buhanuzi. Niba batari bazi kandi ntibabwire abantu ko kuza kwa Mesiya kwegereje, nta rwitwazo bari bafite. Kutamenya kwabo byari ingaruka yo kwirengagiza guterwa n'ubunyacyaha bwabo. Abayuda bubakaga inzibutso z'abahanuzi babaga barishwe, kandi mu kubaha abakomeye bo ku isi babaga bari guhikuzo abagaragu ba Satani. Bari baratwawe no guharanira imyanya y'ubutware mu bantu, maze batakorwa icubahiro cy'ijuru bari barahawe n'umwami w'ijuru. Abayobozi b'Abisirayeli bagomba kuba barize byimbitse kandi mu cyubahiro cyinshi ibyo abantu igihe nibizajanirana n'igikorwa gikomeye cyo mu mateka y'isi, aricyo cyo kuza k'umwana w'Imana aje gusohoza igikorwa cyo gucungura umuntu. Abantu bose bagombaga kuba barabaye maso, bagategereza kugira ngo babe bambere mu kuzakira umucunguzi w'isi. Ariko murebe ibyabaye. Abagenzi babiri bari bananiwe, bamunuka bava mu misozi y'i Nazareti bagera i Betelehemu. Bagendaga mu nzira yaho y'impatanwa kandi ndende cyane, barambukiranya bagera mu mpera y'Iburasirazuba w'uwo mugi. Bashaka aho baruhukira n'icumbi ryo kwikingamo muri iryo joro, ariko ntibahabona. Ubwo ni Yosefu na Mariya. Nta rembo na rimwe ryabakinguriwe ngo bakirwe. Amaherezo baje kubona aho kwikinga mu kiraro cinga, kandi aho niho umukiza w'isi yavukiye. Abamarayika bo mu ijuru bari babonye ikuzo umwana w'Imana yarasangiye na se mbere y'uko isi iremwa, kandi bari baratekereje bafite amatsiko menshi kuza kwe hano ku isi nk'ikintu kigomba gutera ibyishimo abantu bose. Ngo abamarayika bakurikije umwanya Yesu yari arimo mu ijuru, ngo bari bazi ko isi izamwakirana mu cyubahiro. Bari bazi ko iyo nkuru kubatuye ku isi zaba inkuru nziza. Bari bafite amatsiko. Hatumwe abamarayika bo kujana iyo nkuru nziza, abantu bari biteguye kuyakira, kandi bagombaga kuyimenyekanisha ku batuye isi bose bishimye. Yesu yari yaricishije bugufi kugeza ubwo yemera kwambara kamere muntu. Yagombaga kwikorera umutwaro w'umuvumo ubwo yagombaga gutangira ubugingo bwe kuba igitambo cy'ibyaha. Nyamara abamarayika bo bifuzaga ko no muri uko kwicisha bugufi umwana w'isumba byose yagombaga kugaragara imbere y'abantu
afite icubahiro n'ikuzo bijanye n'imico ye, bitewe n'umwanya abamarayika bari bamuzi. Nubwo yari ajekeshiye bugufi, bifuzaga kunabona isi imwakiriye mu cubahiro. Mbese abakomeye bo mu isi ntibagombaga guteranira mu murwa mukuru w'i Yerusalemu w'Isirayeli kugira ngo bamwakire? Mbese ingabo nyinshi z'abamarayika ntizari kumuherekeza zikamugeza imbere y'iteraniro nini rimutegereje? Uko niko mwijuru, niko abamarayika bari babizi. Bari gutekereza ko abakomeye bo mu isi bose bari buhurire muri uwo murwa. Umumarayika umwe yaje gusura isi ngo arebe biteguye kwakira Yesu. Marayika umwe yaramanutse atereka nje kureba amakuru ndebe ko bamwiteguye, ariko nta kimenyetso yabonye cyo kumutegereza. Ntiyumvise ijwi ryo gusingiza no kunesha ririmbwa igihe cyo kuza kwa Mesiya kiri hafi. Umumarayika yamaze akanya aguruka hejuru y'umurwa watoranijwe ndetse n'urusengero, ahari haragiye hagaragara ubwiza bw'Imana mu myaka myinshi, nyamara naho ubwaho hagaragaraga kutagira icyo hitaho. Aho muri uwo murwa, aho Imana yari yaragiye yigaragariza, aho ibyayo byari byaragiye bivugirwa, ngo yasanze nabo basinziriye. Abatambyi mu kwishyira hejuru n'ubwibone bwabo bakomeza gutambira mu rusengero ibitambo bidatunganye. Abafarisayo bavuganaga ijwi rirenga babwira rubanda, cyangwa bakiherera mu mfuruka z'inzira bagasengana ubwirasi, mu ngoro z'abami, mu biterane by'abantu b'injijuke, mu mashuri y'abigisha bakuru b'idini. Nta muntu n'umwe wazirikanaga igihamya gitangaje cyari cyaratumye ijuru ryose ryuzura ibyishimo no guhinduka cy'uko umucunguzi w'abantu agiye kuvukira mu isi. Nta kimenyetso cyahamyaga ko Yesu yategerejwe. Nta myiteguro yakozwe yo kwakira igikomangoma gitanga ubugingo. Mu gutangara kwinshi, ya ntumwa y'ijuru yari igiye gusubirayo ijanye inkuru iteye isoni, ariko ibona itsinda ry'abashumba bari barinzwe amatungo yabo nijoro, ubwo hari mu gicuku, maze bakitegereza ikirere gitamirije inyenyeri, biga ubuhanuzi bwa Mesiya ugomba kuza mu isi, kandi bategereranije amatsiko kuza k'umucunguzi w'isi. Aho niho babonye abantu biteguye kwakira ubutumwa buvuye mu ijuru. Uwo mwanya umumarayika w'Uwiteka arababonekera, maze ababwira inkuru nziza iteye umunezero mwinshi. Ikuzo ryo mu ijuru ryuzura ico kibaya, haboneka abamarayika benshi batabarika, maze biba nkaho iyi nkuru itangaje cyane ku buryo itavugwa n'intumwa imwe ivuye mu ijuru. Bityo amajwi menshi cyane ararimba indirimbo izaririmbwa ku munsi umwe, ubwo amahanga yose acungwa azavuga ati, mu ijuru icyubahiro kibe cy'Imana no mu isi amahoro mu yishimira. Nguko uko kuza kwa Yesu kwa mbere byagenze. Yaraje amenywa n'itsinda rito ry'abashumba bari baragiye, ngo babonye inyenyeri bari kubiganiraho bavuga ko bategereje umwami uzaza gucungura isi. Nuko marayika yumvise iryo jwi ry'ako kaganira abantu barimo, ngo yari yenda gusubira mu ijuru n'inkuru iteye isoni ivuga ko mu isi ntaba mwiteguye. Ngo nuko aragenda arababwira ngo umwana w'umuntu yaje, umwana w'Imana yabonetse. Nuko muri make kuza kwa Yesu bwa mbere byageze igiharaza, nubwo yamenywe na bake ariko yaraje. Reka nihute kubera umwanya nje kubimenyetso noneho bifatika bigaragaza ko Yesu yenda kugaruka. Yesu agiye kuja mu ijuru, ntabwo yavuze umunsi azagarukira, ntiyavuze umwaka. Ibitabo birabivuga kenshi, ntiyavuze ukwezi, ahubwo yaravuze ngo murebere ku bimenyetso. Mu gitabo cy'intambara ikomeye, reka nihute 229, reka nje kuri 229 haranditse ngo ni nako Kristo azabonekera ubwa kabiri. Katurebe ko ariho aho nshaka ni hano 221 murambabarira na 221 intambara ikomeye. Ntabwo ubuhanuzi buvuga gusa kugaruka kwa Yesu ndetse n'umugambi wo ko kugaruka, ahubwo bunerekana ibimenyetso abantu bagomba kumenyeraho ko kugaruka kwe kwegereje. Ntabwo Imana ivuga ko Yesu azagaruka gusa, ahubwo ijambo ry'Imana rivuga n'ibimenyetso abantu bareberaho. Muri Luka 21:25, kandi hazaba ibimenyetso ku izuba, ku kwezi no ku nyenyeri. Izuba rizijima, ukwezi ndiko zava umwezi wako, inyenyeri zagwa zivuye mu ijuru, imbaraga zo mu ijuru zanyeganyezwa. Ubwo nibwo bazabona ikimenyetso cy'umwana w'umuntu aje ku bicu afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. No mu byahishuye aravuga ngo habaye igicitsi cyinshi, izuba ririrabura, kikigunira kiboreshwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso. Ibi ni ibimenyetso Yesu yasize avuze bizaba ku butaka, bikaba no mu kirere. Ibi byarasohoye. Hari abategereza wenda ngo bizaza, ariko usomye kino gitabo cy'intambara ikomeye,
hari igihe habaye igishitsi mu mwaka w'1755. Reka nsome bike byabaye kandi koko byanyeganyije abatuye ku isi. Ibyo bimenyetso byagaragaye mbere yitangira ry'ikinyejana cya 19 mu rwego rwo gusohoza k'ubuhanuzi. Mu mwaka w'1755 habaye umutingito w'isi ukomeye bikabije utarigeze kubaho. Ntabwo uwo mutingito uzwi ku izina nubwo uwo mutingito uzwi ku izina ry'umutingito w'i Lisbonne wageze ku gice kinini cy'umugabane w'Uburayi, Afurika ndetse na Amerika. Wumvikanye mu burengerazuba bw'Ubuhindi, mu kirwa cya Madeira no muri Norvège, muri Suède, mu Bwongereza no muri Ireland. Wakwiriye ahantu hose hafite ubuso buruta kilometero kare miliyoni 10. Muri Afurika uwo mutingito wabaye mwinshi cyane ko mu Burayi. Umugabane munini w'umujyi wa Nigeria warasenyutse. Kandi umudugudu muto wari hafi cyane ya Maroc warutuwe n'abantu hagati y'ibihumbi 8 n'10 wararigise urazimangatana burundu. Umuraba ukomeye warengeye inkengero za Espagne na Afrika maze urengera imigi mito wangiriza byinshi. Bakomeje baravuga ngo bavuze byinshi. Uwo mutingito wahise ukurikirwa no gusenyuka kw'ibigo by'abapadiri n'insengero zose hafi y'amazu manini yose ya leta ndetse n'umugabane uruta 1/4 cy'amazu y'abaturage. Mu gihe kije kugera ku masaha 2 nyuma y'ako kaga, umuriro wadutse mu duce dutandukanye two muri uwo mugi. Uwo muriro wari ukaze cyane kandi wamaze hafi iminsi 3 ku buryo umugi wose wari umaze kuba umusaka. Uwo mutingito wabaye ku munsi mukuru ubwo insengero n'ibigo by'abihaye Imana byari byuzuye nk'abantu benshi, kandi muri bo hashoboye kurokoka bake cyane. Ubwo abantu bari bafite ntawabona uko abusobanura. Nta muntu wariraga kuko wari umubabaro urengeje kurira. Abantu birukiraga hirya no hino ngo bakaja no mu nsengero ngo bagafata ibishushanyo bya Mariya ngo bakaja kuri alitari bari kuvuga ngo Imana ibakize, ngo ariko ari zo nsengero arabapadiri ngo bose barimbukiye icyarimwe. Ngo mu gihe gito mu minota 6 ngo hapfuye ibihumbi 60 muri uwo mutingito. Ngo nyuma yaho gato hapfuye ibihumbi bigera kuri 90 muri icyo gihe birukankiraga muri zo nsengero. Ibyo ntibyatinze. Nyuma y'imyaka 25 ibyo bibaye, umwijima, ukwezi kwarijimye, izuba ryarijimye n'ukwezi kurijimye. Ibyo ngira ngo kubabyiga n'abasoma mu ijambo ry'Imana, ubwo buhanuzi bwarasohoye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 5 mu 1780. Ibyo ni ibimenyetso byabaye mu kirere n'ibindi biba ku butaka. Ibyo ntabwo tubitegereje kubasoma, ahubwo ibyo n'ubuhanuzi bwarangiye. Ibindi Yesu yaravuze ngo uko byari biri mu gihe cya Nowa niko bizaba n'ubundi yenda kugaruka. Uko byari biri mu gihe cya Nowa, mu bimenyetso tugomba kureberaho ni ukwibaza mu gihe cya Nowa byari byifashe bite. Ngo bararyaga, baranywaga. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ayo magambo page 75, ibyo nabyo ni ibimenyetso. Ibyaha byatumye isi ya mbere y'umwuzure yiturwa ibyo yakoze n'ubu biriho. Mu mitima y'abantu ntihakibamo gutinya Imana, kandi amategeko yayo ntibayitayeho, ahubwo barayasuzugura. Mu bintu bya mbere byariho ku bwa Nowa, basuzuguraga amategeko y'Imana ku mugaragaro. Uko byari bimeze mu gihe cya kera n'ubu niko biri. Yesu aravuga ati kuko nkuko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga. Imana ntiyabahoye kurya cyangwa kunywa, yari yarabahaye amatunda yera ku isi ngo batunge. Icyaha cyabo kwari ugukoresha izo mpano batazishimiye yazibahaye, maze bagatwagwa n'irari ry'inda zabo nta rutangira. Amategeko yashigikiraga gushingirwa byari muri gahunda y'Imana, yari umwe mu mihango yashizeho. Umuremyi yatanze amabwiriza y'umwihariko yerekeranye uwo muhango, awambika umwambaro wera wo kwera n'ubwiza. Nyamara ayo mabwiriza barayibagiwe, maze umugambi w'abashakanye urahindanywa, bawukoresha abashimisha irari ryabo. Mu gihe cya Nowa, yaba kurya no kunywa, barariye barenza urugero, barariye bategekwa n'irari ry'inda n'ipfa no gushyingirwa. Uwo muhango Imana yari yarashizeho ifite n'amategeko awuyobora, uko abantu bagomba kurambagiza n'uko bagomba kubana bagakundana. Ngo mu gihe cya Nowa byarahindutse, maze babikoresha ukundi,
maze abagabo bashaka abagore benshi, abantu biroha mu busambanyi, ibyaha by'inkoraruguma birakorwa. Rero baravuze ngo iyo shusho izongera igaruke, Yesu yenda kugaruka. Nawe urebye ahagukikije, ukareba umubano muke mu miryango, ukareba ibyaha gucana inyuma kw'abashakanye, ukareba ubusambanyi buhari mu bato n'abakuru, wasanga iyo minsi yo kubwa Nowa nayo twarayigezemo. Ibindi bavuze, imibereho y'abantu imeze nk'iyo iriho muri iki gihe. Icyo amategeko abemerera bagerageza gukabya muri byo, batwagwa n'irari ry'inda nta rutangira. Abitwa abayoboke ba Kristo basangira ibyo kurya n'ibyo kunywa n'abasinzi. Urebye bo n'abasenga n'abadasenga, ukabareba mu mirire n'iminywere, usanga bose basa. Kandi ugasanga amazina y'abanditswe mu gitabo by'itorero. Wareba abanywa inzoga kandi basenga ni benshi. Kutirinda mu byo kurya no mu byo kunywa bigushika imbaraga zo gutekereza neza n'izo iby'umwuka, bigategurira abantu gusaya mu irari ry'ibidafite umumaro. Abantu benshi bahinduka imbata z'irari ry'imibiri yabo, maze bashaka umunezero wabo. Abantu bamarwa no kwaya, kuba inyangamugayo biguranwa kwinezeza no kwirata. Ubuhendanyi, ruswa no kwiba bigahabwa intebe. Ibitangazamakuru byuzuye amakuru y'urugomo rw'ubwicanyi nta mpamvu, ku buryo bisa nkaho nta mutima nama bakigira. Ubu usomye ibinyamakuru, ukumva inkuru zivugwa ku maradiyo, ukumva ubwicanyi, ukumva ubusambanyi, ibyaha by'inkoraruguma ngo birakorwa ku buryo bimaze kuba nta nako babigitera abantu, n'imitima ikaba yaraguye ikinya. Kandi ayo marorerwa asigaye aba hose, ku buryo ntacyo akivugwaho cyangwa ngo atangaze abantu. Umutima wo kwikubira ukwira mu bihugu byose. Umutima wo kwikubira ukwiye mu bihugu byose. Kandi imbaraga y'ubwigomeke, kuko yakunze gutera isi yose ubwoba, k'ikimenyetso cy'inkongi y'umuriro itewe n'irari no kwica amategeko, nimara kurenga igaruriro, izuzu zisa agahinda n'umubabaro. Ipica y'imibereho y'abantu bariho mbere y'umwuzure ishushanya imibereho y'abantu bubu yihutira kugeraho, kuko ibyanditswe byera bivuga. Ndetse no muri iki gihe havugwa ko hari abakristo ubwicanyi burakorwa buri munsi ku buryo buteye ubwoba, kuko byagenze ku banyabyaha bari bariho mbere y'umwuzure. Ibyari biriho mbere y'umwuzure mu by'ukuri ngo birahari. Urebye ubwicanyi, urebye ubusambanyi, urebye imirire iriho. Nahoze nsoma muri kino gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 4, bari kuvuga ukuntu imirire ya none Satani yayiteguye ngo yangiriza abantu. Kandi ukareba uko abantu bifashe, byakwereka koko ko iyi si yacu igeze ku musozo wayo. 135 ibihamya umuzingo wa 4. Imbaraga za Satani ku rubyiruko rw'iki gihe ziteye ubwoba cyane. Niba badashikama mu mahame y'idini, bazatwagwa n'ibyaha babigushijwemo n'urungano rwabo. Wibwira ko ubizi, ariko ukananirwa gusobanukirwa neza n'imbaraga y'ikibi yosha intekerezo z'urubyiruko. Akaga barimo gakomeye cyane ni ukudatozwa uburere bwiza. Ababyeyi batetesha abana babo, ntabwo babigisha kwiyanga. Ibiryo byinshi baha abana babo ni ibyangiriza igifu cyabo n'intekerezo, maze bakagira iruba rya kinyamaswa, akaba ari ryo ribategeka. Bityo ibitekerezo bigahinduka imbata y'ikibi. Ikintu cyose kinyuze mu gifu gihinduka amaraso, kandi kikaba kigiye kimwe mu bigize ubugingo bw'umuntu. Abana hari ibyo badakwiye kwemererwa kurya, nk'ibiringa amavuta menshi, isukari, ingurube, za keke n'ibindi bikarishya irari birimo n'urusenda. Ibyo bituma amaraso ashyuha, bigakangura ubwonko, bikabyutsa irari, bigashyira umuntu mu kaga, kuko ingeso ze zikangirika. Ntabwo umuntu ashobora kubaho atirinda mu byarya ngo azagire kwihangana. Ntibibaho. Ntabwo rero ikintu kiriho muri iki gihe cyo Yesu yavuze ni imirire mibi. Satani yarabigambiriye, azi ko ibyo umuntu ariye birabirinduka bikamurema. Urebye abarya inyama, urebye abanywa ibyayi, abanywa amasukari, urebye amavuta menshi aribwa nijoro, abana urubyiruko bakarya ibyo ngibyo, kugira ngo uzabategeke ngo nibategeke irari ryabo, ubabuze kuja mu busambanyi, ubabuze kuja mu bwicanyi. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Niyo mpamvu Satani mu bimenyetso bigaragaza ko isi Yesu yenda kugaruka, niyo nyifata abantu bafite. Kandi ingorane ihari
nuko abantu banabikora batyo ngo amazina yabo akanandikwa mu bitabo by'itorero. Isi nani isi yitwa inkirisito, n'isi bafite ishusho yo kwera. Ibyo nabyo biri mu bimenyetso bigaragaza ko Yesu ari hafi kugaruka. Ibindi byanditswe mu gitabo cy'intambara cy'umurimo w'umukristo by'ibimenyetso. Urebye ibisa n'iterambere biriho abantu bahugiyemo bikababuza kwitegura, nabyo ni ibimenyetso. Umurimo w'umukristo 66 haranditse ngo mu buhumyi bw'abantu bari kwirata amajyambere atangaje no kumurikirwa, mu gihe abarinzi bo mu ijuru bo icyo bari kubona ku isi ari ukononekara n'urugomo. Uko abo mu ijuru bari kureba isi nuko twebwe turi kuyireba bari ku isi ngo biratandukanye. Ngo twe turi kubona isi iri kumurikirwa, iri kurushaho kuba nziza, iri kugira iterambere. Ngo abo mu ijuru bakabona iri kurushaho kononekara, ikarushaho kuba n'urugomo. Ubwenge buri kugenda busubira inyuma, abantu bari kugenda bapfa mu bwenge, ariko twe tukabona ko ari cyo gihe cyo gutera imbere. Bitewe n'icyaha, ikirere cy'isi yacu cyahindutse nk'inzu yatewemo n'icyorezo. Mu ijuru bari kureba mu isi bakabona isi yose yamaze kuba nk'urugo rwagezwemo n'indwara yanduza y'icyorezo. Ngo ariko abantu bari kubona ari iterambere. Turiho mu gihe icyorezo cy'ubugome kiri guca ibintu bigatera buri muntu wese utekereza kandi agatinya Imana guhinda umushyitsi. Kononekara kuriho kumaze kurenga ingabano z'iby'umuntu yashobora gusobanura. Buri munsi uzana inkuru nshya z'imvururu za politiki, ruswa n'uburiganya. Buri munsi uzana inkuru zishengura umuntu, zihohoterwa, z'urugomo, kwirengagiza imibabaro y'abantu n'ubwicanyi bushishana bukora nk'ubugome bwa kinyamaswa. Umunsi wose uhamya kwiyongera k'ubwicanyi, ubugoryi n'ubwiyahuzi. Ninde washidikanya ko ibikoresho bya Satani biri gukorera mu bantu bafite umwete ugenda wiyongera wo kuyobya no konona intekerezo z'abantu, kwanduza no kurimbura imibiri y'abantu? Umwuka wo kubura gahunda mu butegetsi uri gusembura amahanga yose, kandi gusandara kwabyo kugatera amahanga guhinda umushitsi. Ibyo biradushyira ahabona ubugizi bwa nabi bumeze nk'umuriro uvumbitse mu ivu, kandi igihe uzasandarira uzuza isi yacu amahano no kurimbuka. Ishusho y'isi yo mu gihe cy'umwuzure twasigiwe n'ijambo ryahumetswe igaragaza mu buryo bwuzuye imiterere y'abiki gihe bari gutera intambwe ndende baganamo. Na n'ubu muri iki kinyejana ubwicanyi bugambiriwe bukorerwa buri munsi mu bihugu byacu, bizwi cyane kuba ibya gikristo. Nabyo ni urukozasoni kandi biteye ubwoba, kimwe n'ibyatumye abanyabyaha b'isi ya mbere batsembwaho. Mbere y'umwuzure Imana yashyize Nowa kuburira isi kugira ngo ibahe igihe cyo kwihana ngo barokoke kurimbuka. Uko igihe cyo kugaruka kwa Yesu cyegereza, Imana iri kohereza abagaragu bayo ngo bajane umuburo ku isi, ngo bategure ibigiye kubaho bikomeye. Imbaga nyamwinshi yakomeje kwibera mu kwica amategeko y'Imana. Ubu noneho irararikanwa imbabazi ngo yumvire amahame yera. Imbabazi zihabwa abantu bose bazashaka kuzica ku cyaha, gucika ku cyaha binyuze mu kwihana ku Mana no kwizera Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza kuko Nowa yahamagaye abantu ngo nibahunge baje mu nkuge. Ubutumwa bwiza nabwo buri kubwira abantu ngo nibitegure bave mu byaha bahinduke. Ariko imyifato y'isi ya none, uko isi yifashe, biragaragaza ko mu by'ukuri Yesu yenda kugaruka. Urebye mu miryango, urebye hirya no hino, ibimenyetso birahari. Mu gitabo cy'intambara ikomeye wenda mve kuri kibihamya umuzingo wa mbere, mve kuri iyi ngingo y'ibimenyetso nihutire kugera ku kandi kagingo kubera iminota yacu ari mikeya. Mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa mbere 231 bavuze ibindi bimenyetso bigomba gukangura abantu. Baranditse ngo 231 ibihamya umuzingo wa mbere. Nabonye umubabaro ukomeye cyane mu gihugu urutubo twigeze kubona. Numvise iminiho y'imiborogo itewe n'umubabaro. Mbona amatsinda manini y'abantu barwana. Numvise guturika kw'imbunda, gusakirana kw'abarwana, n'imirwano y'abaterana ibipfunsi. Numva iminiho n'amasengesho by'abapfa. Ikibuga cyari cyuzuye inkomere n'intumbi. Nabonye imiryango yahindutse amatongo kandi yihebye, ndetse mbona ubukene buca ibintu mu ngo nyinshi. Ndetse no muri iki gihe imiryango myinshi irakenye kandi ubukene buzarushaho kwiyongera. Mu maso ha benshi hagaragaza umuruho, guhonga ndetse n'inzara.
neretswe ko ubwoko bw'Imana bwari bukwiye kuba buhurije hamwe mu mirunga yo gushyikirana n'urukundo rwa Gikristo. Muri icyo gihe bimeze bityo, ariko kanje hano hirya ubwoko bw'Imana bugomba kwita ku miburo, bugasobanukirwa ibimenyetso by'ibihe. Ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu biragaragara cyane ku buryo umuntu atabishidikanyaho. Kandi kubera ibintu buri muntu wese uvuga ko yizera ukuri akwiye kuba umubwiriza muzima, Imana irararika abantu bose, ababwiriza n'abantu basanzwe, ngo bakanguke. Ijuru ryose rirakangutse. Ibi biba mu mateka y'isi birihutira kugera ku musozo wabyo. Turi hagati y'amakuba mu minsi ya nyuma. Kurimbuka gukomeye kuri imbere yacu, nyamara ntituri maso. Uko kubimbura mukoro no kudashishikara mu murimo w'Imana biteye ubwoba. Uko kugwikinya cy'urupfu gukomoka kuri Satani. Buriya reka mbabwire, reka tujye no kuri kakagingo gasa n'agaheruka. Kugwa ikinya bikomoka kuri Satani, gusinzira mu by'umwuka bikomoka kuri Satani. Satani ngo agambiriye ko abantu basinzira bagahugirana. Ndasoma amasubi nk'abiri mu gitabo cyitwa Maranatha ku rupapuro rwa 58 harimo ijambo bavuze, baranditse ngo 58 Maranatha. Reka dusomemo iyi subi. Haranditse ngo nabonye ko bitashobokaga ko abantu batwarwa no gukunda isi n'amaganya yayo hamwe no kurundanya ubutunzi bw'isi, maze ngo bahagarare neza mu birindiro byo gutegereza no kuba maso, kuko umukiza wacu yabitegetse. Burya ngo Yesu yategetse ko abantu bagomba gutegereza bakaba maso, ngo ariko ntibyashoboka ko abantu batwarwa no gukunda isi n'amaganya ngo maze bahagarare no mu birindiro byo kuba maso. Marayika aravuze ati, bashobora kubona isi imwe yonyine. Kugira ngo babashe kuronka ubutunzi bwo mu ijuru, ibyo mu isi bagomba kubishyira ku gicaniro bakitamba. Ntibashobora kugira amasi yombi icyarimwe, isi ya none n'iyahazaza. Nabonye ko kuba maso ubudatezuka kwakorwaga cyane mu gihe cyashize, ariko se muri iki gihe hakwiye kubaho gucogora? Oya rwose, dusabwa cyane kuba maso tudacogora, bitewe n'uko ibihe bidushiranye kurusha mu gihe cyashize ubwo twari turi maso bwa mbere. Niba icyo gihe twari maso ubudacogora, mbega uko dukeneye kuba maso byikubye kabiri ubu ngubu. Kuba maso kwa kabiri byatugejeje ku nshuro ya 3, kandi ubu nta rwitwazo dufite rwo kureka kuba maso kwacu. Kuba maso ku nshuro ya 3 kudusaba kugira umwete kugwikubye 3. Kunanirwa kwihangana ubu byatuma tuzimiza umwete wo kuba maso, maze kuba maso kurimo gushinyiriza twari dufite. Ijoro rirerire ry'umwijima w'icuraburindi riri kutugerageza, ariko imbabazi z'Imana nizo zikereje igitondo, kuko umwami aramutse aje yasanga benshi batamwiteguye. Kubera ko Imana ifite kwihangana, itifuza ko ubwoko bwayo bwarimbuka, niyo mpamvu yakomeje gukereza umunsi wo kuza kwa Yesu. None uko kwihangana kw'Imana niko gutunya abantu barushaho kurambirwa. Dukoresha iyi nyifato yacu yo kuba maso, tugomba kugaragaza ko turi abashyitsi n'abimukira mu isi. Itandukaniro riri hagati y'abakunda isi n'abakunda Kristo rigaragara neza ku buryo budashidikanywaho. Mu gihe abisi bahugiye mu gushaka ubutunzi bw'isi bashyizeho umwete, abagize ubwoko bw'Imana ntago bagomba gusa n'isi. Bagomba kwerekanisha ibirindiro bahagazemo byo gutegereza no kuba maso, bafite umwete ko bahindutse by'ukuri. Bakerekana ko iwabo batari mu isi, ahubwo ko bashaka igihugu kirushaho kuba cyiza, aricyo gihugu cyo mu ijuru. Ngo kuko abana b'Imana bagomba kuba mu isi, ari abashyitsi, ari abimukira. Ariko ngo kwihangana kw'Imana niko gutuma Yesu atinda kugaruka, ngo ariko abantu benshi ibyo ntibabiha agaciro kandi ntago biteguye. Kandi mu by'ukuri Yesu aramutse aje buno, nawe wibajije ngo mbese aramutse aje buno yasanga umeze ute? Mwumvise ubinsorezaho nihuta. Yaranditse ngo tuvuge ko uyu munsi Yesu ari buboneke mu bicu byo mu ijuru. Ninde waba yiteguye kumusanganira? Muntu nkurikiranye nawe umva. Biramutse igitariki ya none ni tariki ya 8 no kwezi kwa 3 2026, aramutse ari buze uyu munsi, ninde waba witeguye kumusanganira? Tuvuge ko tugiye kwimurirwa mu bwami bw'Imana kuko turi, mbese twaba twiteguye gufatanya n'abera b'Imana kubana mu bumwe n'umuryango wa cyami, abana b'umwami w'ijuru? Niye nyifato wakoze yo guhangana n'urubanza? Mbese ubanye n'Imana amahoro? Ibyo ni ibibazo byo kwibazwa. Mbese uri gukorana n'Imana
mbese uba uri gushaka gufasha abakuzengurutse, mbese uri gukorana n'abaturanyi bawe, abo muhura bose bakomeza amategeko y'Imana, mbese ubu turi kwitegura gusanganira umwami iyo tuza kwemerwa kuba mu ijuru kuko turi. Ni bangahe muri twe bari gushobora bari gushobora kureba Uwiteka? Mbese koko turamutse buna aje, ibyo bari kutubaza ni ukuvuga ngo mbese mu by'ukuri ukurikije uko umeze washobora kubana n'Imana, waturana nayo? Ni bangahe muri twe bambaye imyambaro y'ubukwe? Ni bangahe muri twe batagira ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo? Ni bangahe muri twe bakwiye guhabwa ikamba ry'ubugingo? Umwanya ushizwemo ntiwakugira umuntu ukwiriye. Abo Yesu yaremewe muri bo bonyine nibo bazahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Reka mbabwira abazabana n'Imana ngo nabo Yesu yaremewe muri bo. Ubucere Yesu arindiriye ntabwo arindiriye izindi ntambara zirenze zabaye, ngo icyo ategereje ngo nuko imico ye yagaragara mu bamutegereje. Ngo ategereje ko muri twebwe twaba abakristo nkawe, tukagira umutima nk'uwe. Ngo abo Yesu yaremewe muri bo nibo bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Nategetswe guhanga amaso ku basigaye bari mu isi. Marayika arambajije ati, mbese muzabasha kurokoka ibyago 7 by'imperuka? Niba ariko biri, mugomba gupfa kugira ngo mubeho. Mwitegure mugomba kugira umwiteguro urutuwo mufite ubu. Byose mu bitambira Imana, byose mubishyire ku gicaniro cyayo, yaba inarije, umutungo ndetse n'ibindi byose mubitange bibe igitambo kizima. Kristo agiye kuza mu mbaraga ndetse n'ubwiza bukomeye. Agiye kuza mu bwiza bwe no mu cyubahiro cye cyose. Mu gihe abanyabyaha bazahunga ukuboneka kwe, abamuyobotse bo bazanezerwa. Kuba mukurikira by'ukuri, Yesu yagendanye nabo buri munsi kandi ababera nk'inshuti bamenyeranye. Babayeho bashikirana nawe cyane mu musabano uhoraho n'Imana. Imibereho yawe yerereje icyubahiro cy'Uwiteka. Ubu noneho bishimira imirasire irabagirana y'umucyo w'ubwiza bw'umwami mu cyubahiro cye. Bateguriye gusabana nabo mu ijuru kuko bafite ijuru mu mitima yabo. Niba ubanye n'Imana neza uyu munsi, witeguye Kristo aramutse aje uyu munsi. Niba ubanye n'Imana uyu munsi neza, witeguye Yesu aramutse aje ujyari uyu munsi. No kuvuga ngo icyo Yesu anategereje ngo nuko imico ye iremerwa muri twebwe. Icyo nicyo kinamukereje. Icyo nicyo Yesu ashaka. Ashaka ko tumwitegura. Ashaka ko tuba maso. Ashaka ko mu by'ukuri tuba maso tukamwitegura. Ndabona hakiri iminota mikeya mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 2 bavuzemo andi magambo. Reka nayo tuyasome 150 kuri iyi ngingo yo kumutegereza. 150 ibihamya umuzingo wa 2 bavuze 149. Iyo abantu baza kumenya ko umurimo wa Kristo mu buturo bwo mu ijuru ushobora kurangira bidatinze, mbega ukuntu bari kwitwara mu buryo butandukanye n'ubwo bitwayemo. Mbega ukuntu bari kuba maso bashizeho umwete, kuko shebuja yari yiteze ko ibyo byose bishobora kubabaho. Abaho muburo mu itegeko ryo kuba maso. Avuga mu buryo bwumvikana gutungurana kuzabaho bwazabaje. Nta pimi igihe uko kireshya kugira ngo tutazirengagiza guhora twiteguye. Ngo impamvu atavuze igihe wavuge ngo ni imyaka 2, 3, 5, ngo yashaka ngo duhore twiteguye. Maze mu bunebwe bwacu tugahanga amaso igihe kiri imbere, twibwira ko azaziramo, maze tugatinza umwiteguro. Nuko muye maso kuko mutazi. Niyo mpamvu yavuze ngo kuko mutazi, ntabwo muzi umunsi, ntimuzi isaha, ntimuzi umwaka. Ndetse mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa naho bavuze muri indi jambo ku rupapuro rwa 25. Reka dusome uwo murongo. Ivugabutumwa bavuze mu ijambo rikomeye. Oya ni 170. Katurebe iyi page 171. Baravuze ngo 174 ngo ibyerekeranye n'igihe n'umunsi byo kugaruka k'umwami wacu biri mu bubasha bw'Imana. Niyo mpamvu ni impamvu ko Imana itashatse ko tubimenya ibyo kumenya umunsi n'igihe. Nuko iyo tubimenya tutari gukora ubwo bumenyi tutari gukoresha ubwo bumenyi neza. Kubimenya byari gutuma hari uko ibintu bigenda mu bantu bacu, bityo bigakereza cyane umurimo w'Imana wo gutegura ubwoko bwayo kuzahagarara ku munsi ukomeye ugiye kuza. Ntidukwiye gutwarwa n'amagambo yo gukekeranya kubyerekeranye n'iminsi n'ibihe
Imana ubwayo itaduhishuriye. Yesu yabwiye abigishwa bati mube maso, ariko nta gihe kizwi yababwiye. Abayoboke bagomba kuba nk'abasirikari bateze amatwi amabwiriza y'umuyobozi wabo. Iyo umuyobozi avuze ngo nimukore mutya, ntabwo bamubaza ngo mbese biragenda biti. Ngo natwe icyo twahawe, yaravuze ngo muhore muri maso kandi muhore mwiteguye. Mu gihe begereje igihe cyo kuza k'umwami wabo, bagomba kuba maso, bagategereza, bagasenga kandi bagakora. Ariko nta muntu n'umwe ushobora guhamya neza igihe Kristo azagarukira, kuko uwo munsi cyangwa icyo gihe ntawe ubizi. Ntimuzabasha kuvuga ko azaza nyuma y'umwaka umwe, imyaka 2 cyangwa imyaka 3, kandi ntimwavuga ko ashobora kuzatinda ngo muvuge ko adashobora kuza mbere y'imyaka 10 cyangwa 20. Ntabwo dushobora kumenya igihe nyacyo icyaba icyo dusabwa ku mwuka wera cyangwa icyo kugaruka, icyaba icyo gusubwa ku mwuka wera cyangwa icyo kugaruka kwa Kristo. Ntabwo tuzi igihe, ntabwo tuzi umwaka, ntituzi itariki. Icyo yatubwiye twebwe ngo ni uguhora turi maso tukitegura. Reka mbabwire ko azaza, kandi mu by'ukuri igihe cyo kuza kwe kiregereje, kandi nagaruka mu by'ukuri abanze kwitegura, bazahura n'ibyago bikomeye. Niyo mpamvu ubu muri iki gihe ari igihe cyo gushaka ubuhungiro. Muri cya gitabo nasomaga cy'intambara ikomeye, bavuzemo muri cya cyigisho kivuga ibyo kuza kwa Yesu, basobanura ibyerekeranye no kuza kwe n'ukuntu agiye kugaruka nibigiye kuba kuri iyi si. Baranditse, reka ndebe ko ayo magambo nyabona. Baravuze ngo baranditse ngo byari ngombwa ko abantu baburirwa iby'akaga kabategereje kugira ngo bitume bitegura. Bavuze hirya 226, ubwo umuhanuzi yaravuze ngo ku bantu nk'abo umunsi w'Uwiteka ni umunsi w'umwijima, ntabwo ari umunsi w'umucyo, ndetse ni umunsi w'incuraburindi utagira umucyo namba. Uhoraho aravuga ati icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu imuri, mpa n'abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende, bibwira mu mitima yabo bati ari ikiza ari ikibi ntacyo Uwiteka azadutwara. Hari abantu bavuga ngo ari ikiza ari ikibi, twirire twinywere ejo tuzapfa. Nuko babayeho, ngo ariko Imana igiye kubahana. Iryo somo ryanditswe muri Zefaniya igice cya 2:12. Nzahana bisi bahora ibyo bakoze bibi, n'abanyabyaha nzabahana bahora gukiranirwa kwabo. Nzamaraho ubwibone bw'abibone n'agasuzuguro k'abanyagitinyiro nzagacisha bugufi. Ifeza zabo n'izahabu zabo ntabwo bizabasha kubakiza ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Igihe uburakari bw'Imana buzaba bwaje, ntabwo amafaranga azakiza abantu. Uwo munsi ni umunsi w'uburakari, ni umunsi w'amakuba n'umubabaro, ni umunsi wo kurimbuka no kwangiriza, ni umunsi urimo umwijima n'ibihu, ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'icuraburindi, ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru. Ni umunsi ukomeye, ni umunsi uteye ubwoba. Reka rero tugire imyiteguro. Reka mu by'ukuri twizere ko Yesu yenda kugaruka. Imperuka ibe hafi mu bwenge bwawe, we kujya wumva bizaza kera, ahubwo Yesu ari hafi. Ibimenyetso yasize avuze urebye neza ukaba maso, wabibona hagukikije, wabibona mu baturanyi, wabibona mu muryango, wabibona ku isi. Ibyanditswe byerura mutubyize neza. Ingorane abatambyi bahuye nayo nuko ubuhanuzi bwavugaga ko Yesu yenda kuza, ntabwo babwize ngo basome, maze Yesu aje ntibamumenya, baratungurwa. Ngo no kuza kwa Yesu niko kuzaba. Inkuru yo kugaruka kwa Yesu mu madini ngo nubwo ivugwa ari kurangiza umuhango. Abantu mu by'ukuri barahugiranye. Reka Imana iduhe gukanguka, twitegure. Yesu nagaruka twe kuzatungurwa, tuzabona ubugingo agarutse. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.